muhawe ikaze iwacu, muhawe ikaze mwabakoresha uyu muhanda uva Kagitumba Kayonza, waba ujya epfo cyangwa ruguru, waba ufuje gutembera mu karere ka Gatsibo, ahantu wanywera essence kandi ugahabwa serivisi nziza kandi zihuse ni kuri Escale petrol station Kabarore. Sitasiyo nziza cyane nshyashya yafunguye amarembo yayo, murisanga amarembo ni karibu. Serivisi ni nyinshi zitandukanye zitangwa kuri sitasiyo. Serivisi ya mbere tukaba tugufitiye guhanagura ikirahuri nk'ibisanzwe ukagenda ureba iyo ujya. Serivisi ya kabiri yihutirwa kandi wakenera imashini ifungura amapine bitarengeje amasegonda 2 kuyafungura ndetse no kuyafunga. Serivisi ya gatatu wakenera kuri sitasiyo Escale, imashini itanga umwuka kandi mu masegonda make cyane mu buryo bwihuse. Tukaba tugufitiye imashini itera grise mu buryo kandi bwihuse. Ibi byose nakubwira ko izo serivisi nk'uko uzumvishe zikoreshwa n'amamashini, ntabwo ari ugukoresha intoki, kugira ngo umwanya wawe ube mutoya mu gukoresha ndetse wihute ujye muri gahunda zawe. Tubafitiye igaraje kandi rikora vuba vuba nk'uko ubibona, abakozi bacu baba ari sharp. Icyo nakubwira ni kimwe cyonyine, ngwino usure sitasiyo yacu nshyashya kandi nziza ifite serivisi nziza kandi zinoze, Escale petrol station Kabarore. Tugufitiye supermarket, ushatse wagura icyo kunywa cyangwa se icyo kurya, mucoma zirahari. Ndakwibutsa ko tugufitiye nanone n'ikinamba cyiza kandi cy'iterambere turimo, ko iki kinamba cyacu ni imashini zoza imodoka zanyu. Tugufitiye parikingi nini kandi ifite security ihagije ku buryo uramutse uraye Kabarore imodoka yawe ukayiparika muri parikingi yacu kuri Escale petrol station, imodoka ifite umutekano uhagije. Ni kuri Escale petrol station Kabarore, murisanga amarembo ni karibu. together we can do better.